Turi hano Mana nyiri ubuntu, turi hano Mana yaduhaye Yesu, turi hano tuzindutse kugusenga, tubyutse tugasanga amaso akiriho n'ubuntu, tugasanga amaguru n'amaboko bigikora n'ubuntu, tukaba mwama amaboko yacu agikora n'ubuntu. Turagushimiye imbabazi zawe, turagushimiye we bwirukiro bwacu, turagushimiye we mugabo w'ingabo zo mu isi n'izo mu ijuru, turagushimiye Yesu niwe tubikesha. Yesu shimwa, Yesu singizwa, Yesu ni wubahwe, Yesu menyekane hafi na kure. Yesu Kristo wazutse niwe mvuga, Yesu Kristo utanga ubuzima, utanga amahoro, Yesu Kristo wavuye mu mva, Yesu Kristo ukura mu mwijima agashyira mu mucyo, Yesu Kristo tuvana iyo ngiyo inyuma akatwigiza imbere, Yesu Kristo tuvana mu byaha handi hataba amasezerano, akatuhagira, akatugirira neza, akatwozaho ibyaha, akatugira abaragwa b'ubwami, tugahindurirwa identite, tukamererwa neza. Yesu niwe nzindutse nshima, Yesu niwe namamaza, Yesu niwe mvuga, Yesu niwe nshima, Yesu ahimbazwe, Yesu akuzwe, Yesu asingizwe, Yesu ahimbazwe, Yesu asengwe, Yesu apfukamirwe, aramburirwa amaboko, ahabwa icyubahiro n'umwami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu shimwa, shimwa Yesu, shimwa Yesu, shimwa Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Amena, amena. Umwami Yesu yamamare, umwami Yesu ashimwe. Iki gitondo kadusome Abalewi 6 umurongo wa 5 kugera ku wa 6. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibibwiriza abatambyi iby'igicaniro cyotswa. Kuri 5, umuriro wo ku gicaniro uhore waka, ntugasinzire, umutambyi ajya ashyiramo inkwi, uko bukeye awushyiremo igitambo cyo koswa, igice cyose mu bwoserezo bwacyo, woserezamo urugimbu rw'ibitambo by'uko bari amahoro. Umuriro wake ku gicaniro urudaca, ntugasinzire. Amena. Turi mu cyumweru cyo gusengesha umuriro wo ku gicaniro uhore waka. Reka tubwire Imana uyu munsi, Papa, ubuntu watumanuriye butwikirwe n'umuriro wawe, ubuntu bwo kubaho, ubuntu bw'ubuzima, ubuntu bw'amahoro, ubuntu n'izindi kado z'ubuntu watumanuriye uyu munsi zitwikirwe n'umuriro w'Imana kandi zitugereho uko wabigambiriye, mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi turasenze kugira ngo umuriro wo muri twe, igicaniro kiri muri twe, igicaniro cy'amasengesho, igicaniro cy'ijambo ry'Imana ntikikazime. Haleluya, ntikikazime, ntikigasinzire, ntikigafinine. Urabona ko akunda ucana inkwi zikazana imyotsi, ntizigafinine, ahubwo bijye bihora byaka. Hano babwiraga abatambyi ko cyari igihe cy'abatambyi, ariko ubu buri wese umwenda wari ukingirije ahera wavuyeyo niwe mutambyi wawe. Ni wowe ubwawe, icyo gicaniro kiri muri wowe, ni wowe ushinzwe kucyatsa, ni wowe ushinzwe kugishyiramo inkwi, ni wowe ushinzwe kugishyiramo ijambo ry'Imana, ni wowe ushinzwe kuririmba kugira ngo cyake, ni wowe ushinzwe gufata ku kwizera kugira ngo ukomere. Haleluya, haleluya. Ushyiremo inkwi mu gicaniro kiri muri wowe imbere, kiri muri nge, cyake ntikigasinzire, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ngo uko bukeye awushyiremo igitambo
cyo koswa uko bukeye. Erega ubu burakeye, tubonye ubuntu bw'umunsi. Shyiremo igitambo cyozo, gira igicaniro kikurimo, gira urukwi wongeye kwenyegezamo, gira urukwi wongeye gushyiramo cyake umuriro ntukazime muri wowe, umuriro w'amashimwe ntukazime. Enyegeza uvuga Imana ushime, enyegeza wongere uhamye Imana wiboneye niboneye. Enyegeza indirimbo z'amashimwe ntizikazime muri nge, muri twe. Wongere ubwira Imana ngo Mana ntizikazime, sukamo natwe kandi tugire ibintu dufatira decision kugira ngo ntitukazime. Tugeze mu gihe Satani ari kugenda azimya ibicaniro mu bantu, tugeze mu gihe hariho imbaraga ziri kuzimya, ariko ntubyemere uvuge ngo njyewe ndaka, kuko iyo umuntu yaka aba ari maso. Ni igihe cyo kuba maso tukaka, aho duciye hose ukagenda uri umuriro, igicaniro cyo muri wowe kiri kwaka, kiri kugurumana, ugusuhuje akajya yumva uri umuriro. Haleluya, igicaniro kiri muri nge, kiri muri wowe kiri kwaka. Haleluya, 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 haleluya. Nakunze hano bavuze ngo awushyiramo igitambo cyo koswa, igice cyose cyo mu bwoserezo bwacyo awoserezemo urugimbu rw'ibitambo by'uko bari amahoro. Hari igicaniro kigomba guhora muri twe cy'amashimwe, dushimira Imana ko turi amahoro. Igitondo, ikigoroba, igicamunsi, buri saha ukavuga ngo turagushimira ko turi amahoro, turagushimira ko tubyutse amahoro, turagushimira ko twiriwe amahoro, turagushimira ko ibyacu biri amahoro, turagushimira ko inzu turimo ari amahoro, turagushimira ko aho tugenda ari amahoro, turagushimira aho twicaye kora, turagushimira n'amahoro yo mu mutima ko Yesu yayaduhesheje tukava mu byaha twacirwagaho urubanza. Hari n'abagendaga bicira imanza, hari n'abari barabuze amahoro kubera ibyaha, ariko ku bwa Yesu uyu munsi twuzuye amahoro. Uyu munsi ufite amahoro, uyu munsi mfite amahoro. Tukabishimira Imana ko turi amahoro mu buryo bwombi, mu mwuka no mu mubiri, ko turi amahoro. Iryo riba isengesho rya buri wese ushimana ngo ndagushimira ko ndi amahoro. Kandi amahoro afatane n'umunsi wawe, amahoro afatane n'umunsi wanjye, amahoro afatane n'amazina yanjye, amahoro afatane n'umubiri wanjye, amahoro afatane n'ingingo zanjye, amahoro afatane n'urugo rwanjye, amahoro afatane n'urubyaro rwanjye, amahoro afatane n'imigisha yanjye, amahoro afatane n'inzu yanjye, amahoro afatane n'umuryango nashatsemo, amahoro afatane n'umuryango navutsemo, amahoro afatane n'umurimo w'Imana nkora ubemo amahoro. Amahoro ahantu hose aho dukandagije ikirenge, aho duhagaze haboneka amahoro. N'abatuvugishije bagira amahoro, bumva amahoro. Niba bari barushye bumva amahoro baruhuke mu izina rya Yesu, maze dushimire Imana ko turi amahoro. Igicaniro cyo gushimara ko turi amahoro ntikikazime muri twe. Ubonye uhagaze tuwite ndagushimira ko amaguru yanjye ari amahoro mu izina rya Yesu Kristo. N'ibindi ni byinshi twashima Imana, ni byinshi twakwibukiraho Imana. Basoza bavuga ngo umuriro wake ku gicaniro urudaca ntugasinzire. Umuriro wake urudaca, umuriro w'amasengesho wake urudaca, urudacika, urudaca. Ni ukuvuga ngo ntihakagiremo akanya ngo bicike, ngo bifinire kwa kundi imyotsi izamuka y'inkwi zitaka neza. Oya, ahubwo bihore byaka bigurumana. Uhorane ibyiringiro tukumvemo ibyiringiro bigurumana, uhoranemo amasengesho tukumvemo amasengesho ugurumana. Uri umunyamasengesho usenga, uhore mu ijambo tukumve mu ijambo ry'Imana wuzuye ijambo, uhoranemo ibyiringiro tugusangemo ibyiringiro, uhorane gukomeza abandi, wuzure urukundo, uhorane urukundo. Igicaniro cy'urukundo ntikikazime muri wowe. Haleluya, haleluya, haleluya. Igicaniro cy'indirimbo zisingiza Imana, igicaniro cy'indirimbo zishima Imana, igicaniro cy'indirimbo n'amasengesho ntibikazime. Pawulo na Sila bambera urugero. No mu minyururu igicaniro cyabo cy'amasengesho cyarakaga. No mu munyururu bamereye nabi, bariho n'abasirikare babarinze babajugunye ngo iyo ngiyo mu nzu yo hagati. Igicaniro cy'amasengesho ntikigeze kizima, ntagire icyo wemerera ngo kikuzimye, ntihagire uwo wemerera ngo akuzimye. Situwasiyo n'imwe ntikuzimye.
kuko Pawulo na Sila batubera urugero. Umunyururu uvuza ubuhu uri kubarya bagumye igicaniro kiramye Imana, cyagumye cyaka. Uko nguko mu gicaniro ntikigasizi, ntikikazime. Duhore twaka, twuzure umunezero ntukazime. Kuryoherwa n'Imana ntibikazime muri twe, gufashwa n'iby'Imana ntibikazime muri twe, mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro ntukazime, igicaniro kiri muri wowe, kiri muri njye, gihore cyaka uyu munsi. Umuriro wake, ubwire Yesu aho wari ugabanukiwe wongere wake, ugire ibyo ufatira decision wongere wake, ugire ibyo ukuyemo wongere wake, ugire abo ukuyemo erega nabo baza kutuzinya wongere wake, ugire aho uvuye n'aho ugiye kugira ngo wongere wake. Igicaniro cyawe ntikikazime, niko ijambo ry'Imana rivuze. Urakoze gitare cyacu, urakoze Yesu. Ntabwo ushaka ko tuzima, ahubwo ushaka ko twaka. Iki ni igihe cyo kwaka, kandi tukaka umuriro muzima, tukaka ndetse tugakongeza n'abandi bakaka, tukaka ndetse umuriro wacu ukagenda ugera hirya no hino mu izina rya Yesu. Umuriro w'amashimwe, umuriro w'ijambo ryawe, umuriro mu bwoko butandukanye, tukaka mu izina rya Yesu. Ukeneye abantu bafite umuriro muri bo, kuko iki ni igihe cyo gukoresha umuriro, kuko tugeze muri bya bihe ibintu bigomba gushya bigakongoka, ibibi bikavamo, hagasigara ibyiza gusa, tukagendera mu bindi birere. Haleluya, mu bindi birere mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, mu bindi birere by'amashimwe, mu bindi birere by'amasengesho, mu bindi birere by'ivugabutumwa, mu bindi birere byo gukoreshwa n'Imana, mu bindi birere byo guhimbaza Imana, mu bindi birere byo kubyinira Imana, mu bindi birere byo kuramya Imana, mu bindi birere, mu bundi buryo, mu yindi domaine, mu zindi level. Haleluya, urakoze Yesu. Ndagushimiye ko umuriro utazazima muri njye, ndagushimiye ko umuriro utari buzime muri mwene data, ndagushimiye ko buri muntu wese uzumva iyi video umuriro utazazima, ahubwo azahora yaka mu izina rya Yesu Kristo. Igicaniro kiri muri twe cyo kwizera kigenda cyaka, buri gicaniro cyose washyize muri twe n'ibitari byaka bikaka, kuko iki gihe ni igihe cyo guhagurukira mu wundi muriro mushyashya mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, izina ryawe ryubahwe none n'ibihe bidashira. Amen. Murakoze, umunsi mwiza. Igicaniro kiri muri mwe ntikikazime, ahubwo gihore cyaka, ahubwo kigurumane cyake cyane, n'ababegereye badomeke bake, babone umuriro kubera mwebwe, kubera wowe, kubera njyewe. Amahoro y'Imana yirwane namwe. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Wibuke ukore subscribe.